ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umuremyi wacu. Bavandimwe muduteze amatwi abaturikize twongeye kubasuhuza ngo Uwiteka abahire. Twabara mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu mumenyereye niya shaha ya program yite tumanyirire. Tukaba turi abagorozi bemera ivugurura. Turi abagorozi kugarura busiya no bugorozi. Ni mwene so ntakiruta Imana. Nanye Gadi hategeka. Insanganyamatsiko y'uyu mwanya icyo kwega kituri kuza kwegaho umuryigishaha tugiye kurebera hamwe uko umukristo abana n'abandi. Nza kwega icyo kwega cyo kugira ngo uko umukristayo ari kuturana batahibe. Umukristo abana te n'abandi. Umukristayo naturata n'abatahibe. Ubukristo ntabwo ari ubushirira mu magambo gusa. Ubukristayo taburi kuherera mu bigambo byonka. Kandi si icyuka cyangwa si iby'umwuka gusa bidakora kubifatika. Ningashe byo mwoyo bitari kurebekera umubiri kwatika. Ahubwo iyo uri umukristo nyakuri, ko ryo mukristayo w'amazima, ubukristo bwawe bumenywa n'abandi. Ubukristayo bwawe ni bumanywa n'abandi. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 niyo shongo muri Matayo 5 umushongo gw'ikuminisha handitswe aya magambo meza avuga ngo ahandikire bigambo birungiye biri kugira biti muri umunyu w'isi imwe muri yo munyo gwensi. Mbese umunyu nuko yo kuzaryoshwa n'iki? Umunyu gwaho mesha ni gwisha kunuzi bwaki kimaze ni gwa gutakine mu bunuzi keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira kureka kunagwa hansi abantu bakaguri batira muri umucyo w'isi muri yo mushana gwensi umudugudu watswe ku mpinga y'umusozi tawuni eyombekirwa harushozi ubasha kwihisha teka basa okweshereka. Imana yashimye ko ruhanga akasimangu ubwo itakiri mu isi mu mpagarike ngo tuyibone. Uruhanga atari yo munsi umucemero ngo tumurebe mu isi haba abana bayo umunsi ngo yatama abantu abana beye imico yayo engesho za rubwa ruhanga abisi bayibone binyuriye mu bana bayo. Abensi bije kugetegereza okurabira mu bana ba ruhanga. Niyo nshingano y'abakristo. Nico twahirwe twe nk'abakristayo. Ngaho mu nkundire turebe umukristo. Mwene mu nkundire turebe umukristayo ahantu hatandukanye. Ahantu ahine ntaneso. Umukristo amerate iyo ari mu rugo. Umukristayo nawe kwa tata yari yo mukamba. Mu gitabo cy'ingoma mu gitabo ecyo cyo businge ya 2 igice cya 24 ecyo businge cya 2 eshura ya 2 turahafatira urugero rw'umuntu w'Imana witwaga Yehoyada. Nituza kureba aho cyo kureberaho kirungi cyo mwantu wa ruhanga wayo witwa Yehoyada. Yari umutambyi akaba ari ryo munyamurwa. Ubwo twamugereranya n'umukristo wa none. Ubwo nitumushwanisa n'umukristayo w'irizoba kuko mu rwa mbere rwa Petero abo ko mu barohe yo kubanza ya Petero igice cya 2 umurongo wa 9 eshure ya 2 umushorongo gwa mwenda haranditswe ngo ahandikire hati ariko mwebweho iyo konkimwe muri ubwoko bwatoranijwe muri ryo Ruganda orutorinwe abatambyi b'ubwami abanyamurwa bo bukama ishyanga ryera ihangere rikwera n'abana Imana yaronse aburuhanga yatorine kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye kugira ngo boreke kitinisa cyo wabesire ikabakora mu mwijima akabiho mu mwirimo gwensi ikabageza mu mucyo wayo akabayisya umushano guri kutangaza. Twebwe turi ubwoko bwatoranijwe itwe turi ryo Ruganda orutorinwe abatambyi b'ubwami abanyamurwa kama ngo nabandi Imana yatoranije n'abantu aburuhanga yatorine ngo abari bo bamamaza ishimwe rye yabahamagaye kugira ngo baburire ogongugo boreke mico yogo wabese. Uyu mutambyi rero Yehoyada ogu munyamurwa Yehoyada Bibiliya imuvuga haya magambo ngo Bibiliya ne mugamba heti umurongo wa 15 n'uwa 16 umushorongo gw'15 hamwe no gw'16 ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Konka Yehoyada ko yahikira muri bukuru yafa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Ubu yafire akaba hereze imyaka 130 azirwe. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi bamuzika umutahune ya Dawidi hamwe n'abami hamwe n'abagabe kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli ahubwo ko bakakora ibirunge muri Isiraheli no ku Mana hamwe n'abaruranga no ku nzu ye hamwe n'ahabekaye. Aha ndashaka ngo muhumve neza ahaniye no muhetegereze. Uyu mutambyi Yehoyada oguminyamurwa Yehoyada ntabwo yari umwami akaba atari yo mugabe
mu gihugu umwami yabaga akomeye omwihanga umugabo akaba ari umuntu mukuru ari umunyacyubahiro aw'ekitindisa aba ku murimo w'Imana wo kuyobora ishyanga kandi ari umurimo gwa ruhanga go kwebembera ihanga ku buryo bagiraga naho bashyingura abami hakaba hariho n'ahantu aho babiri bazikaga abagabe naho bashyingura abandi bantu basanzwe rero naho bari kuzika abantu babutoshi ariko Yehoyada ubwo yapfaga konka Yehoyada we kuyafire bamuhaye icyubahiro bakamuha ekitindisa bamushyingura mu irimbi ry'abami bamuzikaho babiri bazika abagabe ngo byari bitewe n'iki ecyabiresire ngo yakoze ibyiza ku Mana ye akakora ibirungi ha ruhanga ngo yakoze ibyiza mu Isirayeli yakora n'ibirungi muri Isirayeli ngo yakoze ibyiza no ku nzu ye kandi yakora n'ibirungi ahakaye bana b'Imana abana ba ruhanga ubukristo bwawe ubukristayo bwawe igipimo kibupima ekipimiso ekitubari kupimisa ni mu muryango aho iwanyu no muka wawe ni Imana ireba mu mutima ni ruhango uri kureba mu mutima ni rubanda bareba ibigaragara n'abandi bantu bari kureba biri kurebekera amisho n'umutima wawe ubwawe hamwe n'umutima gwawe gwenka nawo mukabana utagucira urubanza n'umutima gwawe muturane gutari kusharira umushango ibi bintu ndabisobanura biyaza kubishoborera rubanda abantu bakunda ubaha ni bakunda uri kubahereza bakunda ubihanganira ni bakunda uri kubagumisiriza bakunda ubababarira bamuhemukiye ni bakunda uri kubasasira yamara kubashobeza bamushobeze bakunda ubitangira akabavana mu kaga ni bakunda uri kwehayo akabiho mu kabi iyo ibyo bikoze ibyo kore kubibakorera bemera ubukristo bwawe kandi mamubanye neza nibikiriza ubukristo bwawe muturana kurungi mu muryango muri family bitewe nuko muhahora kenshi abo kuba noturamo ubwire buringwa mubisikana uri kuraba muntu nawe ari kurabaho mwisiritanaho kenshi muri kubakubanaho haba ibyaha byinshi ni habamo ibi byinshi kandi buri wese abibona kandi buri umwe wena byetegereza kugira ngo ubukristo bwawe buhatambuke neza kugira ngo ubukristo bwawe burabe kurunje muka wemera abakugerageza no ikiriza abo bari kugeza kandi nawe ukemera kugeragezeka nturakare cyangwa ngo bihindure imico yawe kandi niwe no ikiriza kugeza ibwa rero imico yawe utagihindura nawe ukabubanye nabo neza nabo turana nabo kurungi noneho ahandi ku kazi n'ahandi hose kandi ahandi aha murimo n'ahandi aho uri kugenda ubukristo bwawe burasuzumwa ubukristo bwawe abantu nibabushujuma uyu mugabo Yehoyada rero ubwo umushija we Yehoyada nukuri yakoze ibyiza ku Mana ireba mu mutima n'amazima akakora ibirungi aha ruhango uri kuranze mu mutima mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana umubaro yo kubanza yahandikire Yohana igice cya 3 umurongo wa 21 eshura ya kashatu mushorongo gwa 21 haranditswe ngo ahandikiremo hati bakundwa abari kukundwa imitima yacu nitaducira urubanza imitima yiti yatatusharira mushango turatinyuka imbere y'Imana nitwe twaro mu misho ga ruhanga muzasoma urwa mbere rwa Petero nijya kushome baro yo kubanza ya Petero naho ni igice cya 3 naho ne shure ya kashatu ni umurongo wa 21 mushorongo gwa 21 aranditswe ngo nanuba amazi ni yakibakiza ahandikira ati amizi na hati niko gari kubajuna mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa mu muringo gw'igishushanyo cyo kubatizibwa ariko suko akora hico ryo ku mubiri konka to ko gari kwihaho burafuka bwa mubiri ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza karakamanyisa ko mutima gutari kubashinje ki no kuvuga ngo no kugira ngo ubukristo bwawe ubukristayo bwawe n'umutima wawe mu bantu utagucira urubanza amana umutima gwawe mu bantu gutari kusharira mushango bitewe nuko wihanye ku Mana ahubwo kuba keti isomisho ga ruhanga Yeremiya 3:13 Yeremiya 3:13 haranditswe ngo ahandikiremo hati icyo nshaka kimwe ikindi kwenda ni kimwe cyonka nuko wemera ibyaha byawe nuko ikirize bibi byawe imbere y'Imana wemeye ibyaha byawe umisho ga ruhanga ko ikirize bibi byawe urabyihana wabyetisa ibyiringiro by'ukubabariwe amasiko ago kusasibwa kwawe bituma umutima wawe utagucira urubanza nibiretera umutima gwawe gutakusharire kibi mu muryango mu family mu bana nta burakari ni muturana atine kiniga ijwi ryiza irakarungi ibyo nabyo bituma bakwemera nk'umukristo icyo ni kiretera abantu bakwikiriza nko mukristo muri rubanda umubanta baburisho urabaha no bahereza urabihanganira ubagumisiriza urabakorera no bakorera urabitangira no yaha yabwabo nabo ubukristo bwawe bukabagaragarije nabo bareba ubukristo bwabo barebekera byanditswe mu migani 19 bihandikira mu mfumu 19 umurongo wa 22 umushorongo gwa 22 ahanditswe ngo ahandikira hati ineza y'umuntu uburungi bwo muntu ni imutera gukunda ubwo burumutera bamukunda mu gitabo mfite hano mu kitabo kimwe ecyayinaha cyitwa Testimonies volume ya 5 Testimonies volume ya 5 urupapuro
rw'ijana urupapuro rw'ijana nkaga n'imwe haranditse hati ahandikiremo hati ikigaragaza neza uko imico yacu iteye ikiri kwereka kurunge ingesho zito kuziri si iyobokamana twerekanira ku ruhimbi tubwiriza tevyo byo dine bitiri kwereka umumisho g'abantu turimo tubaburira ahubwo ni iyobokamana tugaragariza mu muryango kurekana imico iyo byo bwa ruhanga yitiri kwereka muri za family mu maka umugore w'umubwiriza umukazi wo muburizi abana be n'abakozi akoresha iwe mu rugo abana beye n'abakozi bari kumukorera umuko weye nibo ba mbere bazi ukwera kwe n'ubutungane bwe nibo bakubanza bari kumanya kwicirira kweye umugabo mwiza abera urugo rwe umugisha umushije murungi nabereka yeye umugisha maze umugore we abana be n'abakozi hazo mukazi we abana be hamwe n'abakozi bakishimira iyobokamana ye kandi bashemererwa ubukristayo bweye ni ukuvuga ngo icyo ni kitwereka ngo igipimo cy'ubukristo bwawe igipimo cyo bukristayo bwitu ni uburyo ubanye n'abo muryango no kuturana na beka zitu uburyo ubanye n'Imana ireba mu mutima no kuturana na ruhanga witora kureba mu mitima uburyo ubanye na rubanda amwe no kuturana na batahi bitu n'uburyo wemera ibyaha byawe ukihana mu mutima amwe no kuturkwikiriza ibi byitu tuketa iso mu mutima ibyo bigaragaza ubukristo bwawe ibyo nibyo bikoreka ubukristayo bwitu ngaho umukristo amerate iyo ari mu kazi umukristayo naye kwa tanta yari yamurimo muri Matayo 7:12 muri Matayo mushanju ogwikumi n'ibiri haranditswe ngo ahandikire hati nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose nawe cyo minkwete ngo abantu babakorere azaba ari byo mubagirira namwe nimwe mbere ko mwabakorera ayo niyo mategeko n'ibyahano ibyo nibyo biragiro n'ibyabana bimwe iyo umukristo yagiye gukora akazi kundi muntu umukristo yaza gukora umurimo go ndije muntu yamuhaye ikiraka zamuhemba yamuha umurimo ari kwenda kwisha kumushashura amukorera nk'uwikorera namukorera nko ari kwekorera ntamukorera bamuhanze ijiso ari kumukorera bwo kugira ngo bamureba iyo umukristo ari ku muganda umukristo ko ari kuba nakora plani ntabwo ku muganda ibikorwa bya leta ari gukora burungi bwansi aha bikorwa bya government ntabwo akora ari uko umuyobozi amuhanze ijisho gusa tari gukora ngo abo ko mwebembezi arimo namuranzya umukristo akora nkuko nawe yifuza ko bamukorera umukristo yaho nakora nko nawe kwetenga ngo bamukorere muri Tito 2:9 muri Tito eshuri biro mushoro ngo gwamwenda iyo umukristo ari umukozi w'abandi ari umugaragu ari umukozi mu rugo cyangwa ahandi umukristo yari yo mukozi w'abandi ari yo muja ningashi ari gukorera abandi mirimo haranditswe ngo ntabwo akorera ku jisho yandikire ngo utari gukorera abo kugira ngo bari muri bamureba arakora nkuko yabikora aramutse ari mukwe nakora nko yakubire nakora kwakubira haryo musire gwe ntabwo wamutuma guhinga ngo asibe ngo kuko atari mukwe toka mutuma kuhinga ngo azorumbugo agende naroshweka ngo agoko batimweye ntabwo wamutuma kukwikorera ibirayi ngo azane duke kuko atari ibye toka mutuma ngo uzakundetere mondi ngo azaretenke ngo abo kujya ngutizeye ibyo byanditse no mu rwambere rwa Timoteyo icyo bihandikira mu baro yo kubanza ya Timoteyo igice cya 6 here ku murongo wa mbere Timoteyo yo kubanza eshura ya mukaga kutanika mushoro ngo kubanza naranditse ngo handikira hati ngo iyo umukristo ari gukorera nuwo basangiye ubukristo umukristo nakorera owishemwe mugenzi we ntabwo amusuzugura ngo yica akazi yitwaje kubwo basengana nta cyera mutwara takamujoga ngo ayito murimo ari kujya tawo turi kushaba hamwe tine cyarankore umwuka wera umuri mu mutima umoyo uri kwerogo ryo mu mutima gwe ntabwo wabimukundira tigukamukiriza korecho noneho katurebe umukristo iyo ari mu kugura no kugurisha reka turebe umukristo yari yo muri business mu kugura no kuguza mu migani 20:14 umfumu 20 umushoro ngo 14 aranditse ngo ugiye kugura arapfobya ngo urampenze ahandikira ngo uri kuza kugura naguma nagira ngo wansera ngo ariko akagenda yishimira ibyo aguze konka ko ariko kare abiso atareka kujya ngo kanagura nkabampa byinji iyo uvuze ngo urampenze ari ukumurimanganya ngo akunde abikurekere ko rigumana ugira ngo wansera kugira ngo akwe byinji obitware mwatandukana ukavuga uti rwose ndamuhenze pe mucyo cyamara kumwurugaho wayikahari ukagira ati namusera munonga urwo rubanza wiciriye uhamanije n'umutima nama wawe ushaka ngo go wayesharira hazo umutima gwawe nago kabiranzya nirwo no mwijuru bandika rukazakomaho mwiguru nabone bahandika basyo oyije kubije kugumaho ntabwo umukristo ahenda mu kugura no kugurisha umukristo atari kusera yaba nashuba ari kuguza ninga shari kugura mu migani 20:10 umumfumu 20 umushororongo gw10 ndetse na 20:23 hamwe na 20 ogwa 23 aho hose haranditse ngo
ngo aho nahandikire hati ngo ibipimisho biciye ukubiri ni ikizira kuwiteka. eminzane tari kushana nekiri kunurwo misho ga ruhanga. Abantu basenga, Abantu bari kushaba bijya bitangaza kubona bavuga Imana, necyo kutangaza warane bagamba ruhanga. ari abaririmbyi, Hamwe barya beshongozi, ari ababwiriza, abandi n'ababurizi. wajya kureba ugasanga umunzani aranguriraho Ucyaza kureba umunzano gwari kushopingiraho ni munini, ni muhango, undi agurishirizaho yarawukanze ni mutoya. kandi gwari kugurizaho gwe akaguniga za kilo harwa munje. Ibyo Bibiliya iravuze ngo ni ibipimisho biciye ukubiri. Bibiliya yagira ngo ebyo bipimiso n'iminzani tari kushana. Muri Mika 6:11 Muri Mika mukago gw11 haranditse hati, handikire hati abafite iminzani ibeshya abine minzane y'abishuba n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, hamwe neshaho ezibatireme byo kupimisa biri kusera. mbese abo bantunganira Mbwe neshaho mbabo bakahinduka bahikiriro misho ganje. Imana irahakanye, Ruhanga yayanga. ntabwo abo bayibera abana nyakuri, Abo tibakaba abana ba ruhanga. kandi bafite iminzani ibeshya Abo kwa bine minzani eri kubiha n'ibipimisho byabo biciye nebyo ukubiri. kupimisa bitari kushana. Mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, Mu kitabo eco ekiyatugambira mu Gifaransa n'urupapuro rwa 452 mu French na 452 haranditse hati, ahandikire hati hari amagambo meza avuze ngo ari ibigambo birungiye bikugira biti ngo iyo umuntu ari umukristo, umuntu twari ko ari mu kristayo ngo iyo yakoresheje abakozi mu murima we, kwari koze sabakozi omusirigwe ngo ibihembo bakobokeye ntabwo abirarana atabibahaye. ebi bakorera takabirana atabashashwiri. Kuko ubu dufite abantu abo kuba hati twina abantu akubwira bigeze ku mugoroba wamukoreye, ariko gambira yari abwa yuko mwazo kandi wasiba muhingire ati kuri banki bafunze, atari banka basi bakingire, ati hari akabazo kabaye ndayabuze, atari akazi bakabaho nazibura, kandi waje kumukorera uzanye agafuka urahahira mu ibyo urararira, kandi abo wanoje kumukorera waboresire akasero ningasha kantu ko kutwaramo ibyo urararira. Umukristo nyakuri ntabwo ibyo yabikora. Umukristayo w'amazima atakakorecho abana neza n'abandi, naturanaje kurungi n'abandi. iyo atunze amafaranga kwari kuba yine sente omushahuye adakeneye gukoresha ako kanya, atari kwetenga kukozesa eshahejo ayakoresha ariko yagabanganya bene se, nazikozesa ari kuziguza binishe ngo babe barirwanaho, ngo nabo babase kuba nibehwera igihe cyose atari yatangira kuyakorera we umushinga. ubwo atakabwine project yo kukozesa sentezo. Ntabwo umukristo umukristayo yanezezwa no kugwiza amafaranga no kwagura imirima ye, takashemererwa kukanyisa sente mushahu no kugura emisiri myingi yungukiye mu byago n'ingorane abandi bagize, okugobera omubizibu eby'abandi bibatunga. ukabuzi ko umuturanyi yarwaye, umanya ngo ni bawa warwire yajyanye umwana kwa muganga i Kampala, atwire umwana mu irwariro Kampala, ukabuzi ko bazamuca amafaranga menshi, aza umanya ngo baza kumushaba sente nyingi murago, aho kugira ngo muze mumwegere mu mutwerere, rero aho kugira ngo muyije mu muhike rero mu muguze, ahubwo mugatangira kumubaza niba inzu yazayigurisha ngo muyitware. rero tandika kubuririza enju yananka naenda kugiguza ngo ngigure. Ntabwo umukristo yungukira mu byago by'abandi. Umukristo tashemerire kugobera omubizibu by'abandi. Umukristo ibyo agurisha bishyira ku giciro kibikwiye. Umukristo byari kuguza nabitabeye bishemerire. Ntabwo yungukira mu bujiji n'intege nke by'abandi. Takagobera mu bushemo n'amani make by'abandi. Uzi ko umuntu atazi uko ibintu bigura. Waba no manya ngo umuntu tari kumanya ko ikintu kiri kugura. Warangiza ukamuhenda uri kuvuga ngo uyu nta makuru afite. Rero cyamara ukamusera ngo gutina amahurira gahine. Kandi ukaburindire kuzajya mu ijuru. Rero katandika kugira ngo ni kwenda kuja kuzo mu iguru. Yesu wabigukora weho wanezerwa. Ngwe no muntu wakukora siwe ukashemererwa. Ngaho Bibiliya yavuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira. Rero Bibiliya negira ngo ibintu kwenda ngo abantu babakorere. Abari byo mubagirira nawe. Bene ko mwabakorera ni imwe. Uyu mukristo nyakuri. Ahubwo umukristo turi kuranza w'amazima. Iyo afite ibicuruzwa agurisha. Kwari kuba yine business ye byari kuguza. Bikaba bifite inenge. Bikaba bine obusibu. Ntabura kubibwira abakiriya be. Nabagambira abakastoma beye. Nubwo byamugusha mu gihombo. Nubwo we byakumusharura. Ariko adacumuye ku Mana. Konka atashishirana mukamara. Nubwo utangira kubabwira ngo. Utandiko bagira oti. Nubwo muje kugura ya masaka. Nubwo mwisha kugura umugusha gwanjogu. Arabatarayo kubiba kuko yaramunzwe. Tibwo kwingugwe kutaryo ko kwinga gwo kwaguka mungwa. Nubwo muje kugura izinyanya. Nubwo mwisha kugura nyanyezi. Zirabishye. Nimbi. Muzigure mubizi. Mubigure muri kubimanya. Nubwo mushaka kugura iyi myenda. Nubwo
uri kugura bijarebi ubura ntabwo ari cya gitambaro original ati cya rwa rugoyi urwa original umukristo nyakuri umukristayo w'amazima n'ibyo acuruza bifite inenge n'ibyari kushubura ebyino buzibu arabivuga nabigamba kugira ngo izina rye ritandura kugira ngo izina rye ritasisikara agahemukira Yesu Kristo wamuhaye kumuhagararira mu isi ari Kristo we wamuhire ngo amubere umujurizo mu isi kuko umukristo amera mu kugura no mu kugurisha umukristo yashemere kubari umukuguza no mu kugura amera ate muri rubanda nabaye kwa Sirata muri batahibe Imigani 19:22 Emfumi 19:22 ineza y'umuntu nimutera gukundwa uburungi bwo muntu rwo buri kumureta yakundwa abana n'abantu bose amahoro naturana n'abantu bono businge Abafilipi 4:8 Abafilipina ogwa 8 Abafilipi 4:5 Abafilipina ogwa 5 nuko bavuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose ntihagira ngo uburungi bwanyu bumanywe n'abantu bona Abaheburayo 12 Abaheburayo 12 umurongo wa 14 umushoro ngo 14 aravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro muturane n'abantu bono businge Abaroma 12 Abaroma 12 umurongo wa 17 n'uwa 18 18 aranditse ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande cyane kibasika aharwaje rwanyu mubana amahoro n'abantu bose muture n'abantu bono businge kandi ntimukiture inabi umuntu yabagiriye mutakihuro muntu kibi ahabwe kibe kiyabakorire muri rubanda nguko umukristo kwabaho umubatahi niko muntu ashemere kubaho abazasoma igitabo cy'intambara ikomeye abarashome kitare cyo kiyagamba Great Controversy ni urupapuro rwa 616 urupapuro rwa nkaga 16 aranditse ngo twebwe abakristo handikira ngo itwa abakristayo ngo twegereje igihe cy'akaga ngo twahikirira ubunaku bw'akabi kubibaza ubuhanuzi bazi ko icyo gihe twagitangiye abari kumanya ubunabi ubwo bwire tukabutandika haranditswe ngo buri mwana w'Imana wese handikira ngo buri mwana wa ruhanga wena azakora igishoboka cyose ngo aje gukora kiri kubasika cyona kugira ngo yemerwe na rubanda ngo kugira ngo abatahi bamwikirize ngo ibyo bizoroshya kandi bigabanya uburibwe bw'akarengane kazatubyukirizwa ngo byamibyo nibije kwangusya kandi bitucendereze obusharizi ubwo okubona bonetse bwo okurije kutwizira akarengane kazaba kagambire kugwabuza uburenganzira bw'umutima nama mu kwizera okugeza ibwoko kuri kwenda kutwizira ni kwisha kuba ni kutwiyaho okukwikiriza ko muntu okuye na ruhanga bana b'Imana abana ba ruhanga umukristo agomba kubana neza n'abandi umukristo ashemere kuturage n'abatahi mu rwambere rwa Petero igice cya 2:11 Petero kubanza ishura ya 2 umushoro ngo 11 wababanira neza ucyatura nabo kurungi ngo nibabona imirimo yacu myiza izabatere guhimbaza Imana umunsi wo kugendera barebe mico yayitumira bahimbitse tatitoriye mu iguru turasabwa kugira urugwiro nitushabwa okukundana n'abantu rurangwa n'ibintu bikurikira rero emico yitu ebe erime bintebi urugwiro okwikwa ni imico nengesho ni imiterere no ko kubaho okoko zirwe ituma abantu bose bagushyikira bakakugeraho kituma abantu bona batakutina bakwikirire umukristo ntabwo ari wo gutinywa n'abantu umukristo atashemere kuba natinwa abantu nubwo tugira abakristo no butuyina abakristayo ndetse babayobozi b'amadini bakomeye nangwa bari n'abembezi b'amakanisa bagumire bihangange utanaramutsa bamani munonga bari kutina kuramusi niyo ushaka kuzamubaza ikibazo ucyabona ndakumubuza kibuzo ubanza kwa audience ubanza washa borse abo ntabwo ari ibyo tikokwe ahubwo umukristo ni umuntu ushyikirwa n'abantu bose umukristo ashemere ko nahikwa n'abantu bona ibyo abishobozwa n'impano bita urugwiro ibyo byone cyonco kiri gutuma yabibasa no kwikwa birangwa n'ibi bintu bitandatu rero eshonga mukaga eziri kubyorekwa urugwiro rangwa no guseka ushemere kuba no umwenyaho atari ubushoshwe n'ubujajwa kutaryo kusheka ngo warengesereze kureko ari kumwenya ukamwenyurira abantu bose ntuhore wijimye kandi uri umwana w'Imana abantu bona otakatura rukushonko nyigire kandi ryo mwana wa ruhanga umukristo burangwa n'umucyo wo mu maso kandi umukristo yashemerera kuba ayino mushano guhamisha abantu bose bakakubona nuregutsi wawe umwakiro wo mu maso ukaruta w'ibyuri bimuhe abantu bona oraije wawe wamureba kurungi n'ubu watakugiye cyo wamuha ashemererwe ibyo mvuze ibyo mbye byari yatugambira guseka n'umucyo wo mu maso okusheka amwe n'umushano go mu misho biranga urugwiro hamwe no korekwa okushemererwa muntu byanditse muri iyo igice cya 29 bihandikiye muri Yobu 29 umurongo wa 24 umushokoro ngo gwa 24 ubukristo burangwa no gusangira ubukristayo nibworekwa no kurya hamwe abantu mu bakingurire bazi wanyu barye abantu mubigurire bataho wanyu mu bagaburire banywe kandi banywereye barare kandi mubarazi musabane kandi muhurire muhikikire nabo ubukristo nyakuri ibyo nibyo rukwereka ubukristayo bw'amazima muri iyi saha urukundo rumaze gukonja umunsi ejo ubukristayo bwabuzire umuntu ajya amara umwaka abiwe n'umugore
we n'abana be nta wundi winjiyemo. Umuntu namara umwaka weye we n'abana be no mukazi we hatine muntu we n'abarabataye. Kandi akavuga ko ari umukristo. Rero atandika kugira ngo nazo mwigo n'umukristo. Hari imbabare zikeneye kubi wawe. Kandi hariho abasasira batineho kuba. Hari abashonji bakeneye kubi wawe. Hari abine injara bari kwetenga ngo baryo wawe. Hari ababuze ihumure mu miryango ibaguye nabi bakeneye kuruhukira iwawe. Hari ababuzirwe okuhumuriza bwo mafamile gabo bari kwena ngo bahumurize bwo wawe. Bakingurire baze barye. Yigure bijo wawe ubagaburire. Ubukristo burangwa no kuganira ibiganiro by'ibyishimo. Ubukristo ni bworekwa no kuganira ibiganiro ibyo kushemererwa. Ibi nabyo biranga urugwiro. Ibi nabyo ni byoreka ukushemererwa. Ibi byombi ibyo byona gusangira no kuganira ibiganiro by'ibyishimo. Okurya hamwe no kuganira ibyo kushemeza. Byanditse muri Nehemiya 8:12. Byanditse muri Nehemiya 8:12. Ariko ikibabaje konka cyo busaza. Nuko dufite abakristo. No kutwina abakristayo. N'umugore n'umugabo babana mu nzu. No mukazi no mushije bari kutura no mu nzu. Bataganira. Batakiganira. Ugasanga bameze nk'umupolisi uri kumwe n'umuntu wakoze icyaha. Osha ngo ni umupolisi arimwe no mu ntoko zirenshobi. Ewe nawe hari igihe amuganiza ngo menye ibya bimuteye. Nawe umupolisi arubwo ariganiza wa ndoko zirenshobi kugira ngo amenye cyo umugabo ushiririye. Oshango mushije wenda akaba kurakara. Ugasanga n'umugore kuri uyu munwa n'izuru ryazamutse. Umukazi kunyiga akakurura munwa. Ugasanga n'umwana wazamuye induga imbere y'abavyeyi. Oshango mwana arimo natera akatima nanyegeza amabego mishoga bazire. Iyo ufite urugwiro konka wawe yine urugwiro ukaganira n'abantu. No kushemererwa abantu nibije wawe muganira. Urugwiro rurangwa no guhatira abandi byiza. Okwikibwa ni kutuma wajyama abandi birungi. Guhatira abandi ibyiza. Okujyama abandi birungi. Muri tangira igice cya 19. Kutandika ishure y'19. Umurongo n'uwa 3. Umushororongo ogwa 3. Ubwo bamarayika bari bageze Sodoma bagiye kwa abamarayika bamara ku Sodoma bari kuza kwerekereza. Loti yarababwiye ati bantumwe ni muzi yabagira ati mwije wanje muhumure. Baranga. Abamarayika bayanga. Ariko umurongo wa 3 uravuze ngo umushororongo gwa 3 gwatugira. Arabahata bajiwe. Yabagema bazo weye. Binjira mu nzu ye. Bataho mu nzu ye. Abatekera ibyo kurya. Yabatekera ibyo kurya. Yotsa imitsima idasembuye bararya. Kandi yateka imigati bisibwe barya. Abantu bamenyereye kubana n'ababi. Aha abantu bamanyirire kuturana n'abantu babi. Batazi ko hariho umuntu mwiza namba. Batari kumanya ngo hino muntu mu rujyo mu nsorimo. Iyo mubwiye ngo ngwino urye. Ko kumugira ngo isha turi yamwe. Ngwino urare. Isho raro witse. Agira ngo uri kumubeshya umeze nk'abandi. Nagira ngo muno mubihani wori nk'ababandi. Uzamuhate. Uyisho kumujema. Uzamukarabye. Kandi umunabise. Kandi azarya. Kandi naisha kurya. Kandi anezerwe. Kandi ashemererwe. Ubukristo bwuzuye urugwiro. Ubukristayo bwo kushemererwa. Abantu barasangira. Abantu ni barya hamwe. Ubukristo burangwa no kwitangira abandi. Ubukristayo ni bworeka okweha yabwa abandi. Ibyo muzabisoma mu itangira 24. Ni mwisha kubishoma mu kitabo cyo kutandika 2 tubwira igitekerezo cy'umukobwa witwa Rebeka. Ni atugambira ikitekateko cyo mwisho bari kwita Rebeka. Uwo yabaye muka Isaka. Rebeka akabaho umukazi wa Isaka. Ariko ubwo umusaza witwa Eliyezeri yari yatangiye urugendo aje iwabo. Eliyezeri buyabe nagenda ari kuza kusigura. Yasanze iyo nkumi nziza ku mugezi. Akashango mwisho gwe Rebeka hamugera. Inkumi itari iri kumukekamo ko yenda aje kuyirambagiza kuko yari igisaza. Ogo muhara taratekateke ngo umuguru sayizire kunsigura. Arangije aramubwira ngo wampa amazi. Yamugira ngo utampa amazi go kunywa. Yari umukobwa wo mu bami. Akaba aryo umuharo wo mubagaye. Kuko nubwo yajyaga ku mugezi. Konka nawe yabagira kutaha amazi. Ariko yari afite n'abagaragu. Konka akaba yine n'abaja bamushyize rero. Akabagumire. Uwo mukobwa ngo yururutse ikibindi. Ogo muhara akihaho ekisisi. Ngo aragitenga amatira ku bibero bye. Yacikwatirira abibero bye. Arahengeka uwo musaza anywa amazi. Aza ngo yacengeka yaho umuguru soko yanywa amazi. Uko umusaza yanywaga amazi. Umuguru soko ko yabena nyamizi. Rebeka yari ari kureba ukuntu ingamiya ze zishonje. Rebeka kana areba uko ingamiya ze zishwe n'inyota. Ziniriho. Kandi zari 10. Kandi ingamiya zo zikaziri ikomeye. Abazi ingamiya inywa amazi menshi cyane. Ariko mu ingamiya ne nywa amazi menshi muronga. Rebeka arazidahirira nazo zireguka. Rebeka yazihaya nazo zanywa. Anabwira uwo musaza ati ndikubona uri wakure. Yagambira umuguru soko ryo wahari. Ni wacaho gucumbika harahari. Owitaraho buraro. Kandi nibyo kujya by'izingamiya birahari. Kandi nibyo kujya byo kengamiya zawe biriyo. Abajyaniwe. Yabatwara. Ntacyo yamucagaho. Tine kiyabire namumanyo. Yari umusaza udakuruye inkumi. Kandi akaba ariyo muguru si utari kubasa no kumutasa. Aramwitangira. Yayiha yabweye. Ibyo biranga urugwiro. Ibyo nibyoreka okukunda. Umuntu ntakaburare muturanye. Umuntu atarisha kurara kwe muturine. Ntakambara ubusa wambaye. Atakisha kujwara bushakandi we n'ibijaro. Ntakaje ku bitaro ngo uceceke. Atarisha kuza wirwariro hazo kanga kuza kumureba. Ukamenye ko yarwaye ngo uhinge mu kwawe usige mukwe. Utarimanya ngo akarwara yaza wirwariro hazi wo hingo wawe we arazi. Ibyo nibyo biranga ubukristo nyakuri. Icyo nicyo riko ubukristo bw'amazima. Nguko umukristo abana n'abandi. Uko niko umukristo
ntitwemere kuturana ibyo n'abandi. nibyo bituma tuba umucyo n'umunyu w'isi. Ico nicyo kiri kutureta twaba umushana n'umunyu gwese. Umuntu nk'uwo niwe ukenewe. Omuntu ogwe omukristani wari Isi kwetengwa. iramushonje. Ensi eyinenjara niriho ryogwe. Nk'uko byanditse muri Mika 7 wereka Abo kubacandikirwa muri Mika mushanje go kubanza. Ababaye Imana bashize mu isi. Abari kutina ruhanga bahwiro munsi. Ngaho bana b'Imana tuvuga ko turi abakristo. Rero bana ba ruhanga bari kugira ngo turyaho kristani. Nimureke tubane n'abandi neza. Reka turane n'abandi kurunji. Imana ibiduhe. Reka ruhanga bituhe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umuremyi wacu nuko twabwigunganye mu mitima gira abandi Yesu bamenye ubutumwa bahungura Satani genda ubaburire uhura n'inshuti mudaherukanye mukavuga byinshi by'ubu buzima ariko Satani